zizashira, zizashira, komera. Mwiriwe inshuti bavandimwe aho muherereye hatandukanye ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye. Turi hano muri studio za Murenge Amateka TV hano ku misozi y'Imurenge mu mujyi mukuru wa Minembwe. Amakuru y'igitero cyagabwe mu minsi ishize cya ambushe cyahitanye ubuzima bw'abantu byibura barenga batandatu. Aba bose n'abanyamurenge baguye muri iki gitero. Iki gitero kiba cyarakozwe cyambushi mu gace urenze inkengero za Minembwe, ndetse gikorwa n'abantu abasirikari ba Mayimayi bivanze n'ingabo z'abasirikari zavuye mu gihugu cy'u Burundi, zirimo abasirikari bakomakomeye cyane, harimo uwitwa General Gashumba ndetse n'undi mu general witwa Nzabampema Aloise. Aba nibo ba general cyane bakomeye bafite kugaba ibitera ahantu hatandukanye, bakomeje guhitana ubuzima bw'abantu benshi bo mu banyamurenge hano Imurenge rwose. Mwibuke ko aba general bombi kandi barakomoka mu bwoko bw'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Iki gitero kikaba cyarahitanye byibuze abantu bamaze kumenyekana bashobora kuba barahasize ubuzima ni batanu, abandi ntibaramenyekana irengero ryabo muri izi ambushi baguyemo. Imiryango yabuze ababo dukomeje kwihanganisha, ndetse ibi bihe turimo bibabaje, Imana yonyine niyo yatabara abantu bari hano Imurenge. Ubwicanyi burimo bukorerwa abanyamurenge bw'abantu bava mu bihugu bitandukanye bica inzirakarengane ni ibintu rwose bibabaje, ni ibintu bibabaje bifatanya na Mayimayi bo ntabwo ari ubu babitangiye, bari babisanzwemo, ariko ikibabaje ni uko abantu bava mu bihugu by'u Burundi n'ibindi bakaza muri uyu mugambi wo kwica inzirakarengane. Amaherezo yabyo reka tubihange Uwiteka, arabizi, azi amaherezo. Mukomeze mwihangane, turi muri studio za Murenge Amateka TV hano Imurenge. Impundu koresha wabanzi bacu ntibavugiriza impundu koresha, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, wabanzi bacu we ntibavugiriza impundu kunesha, wabanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha.